Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ikaze wowe mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe aho udukurikira, nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho ubundi tubane gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi ndaza kuba nkomereza hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport isoje imyitozo yayo ya nyuma itegura match bazagenda bakina n'ikipe ya Al Hilal. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mutoza nibirebana no kuba uyu mutoza rwose ariho ashaka kuba yagenda atereka hanze umusore bita Asimani. Ese ibya Asimani na Rayon Sport, dore ko perezida yagerageje gufata umusore bita Asimani akaza kuba agenda amuhuza n'umutoza. Ni ibiki baganiriye, dore ko no ku munsi w'ejo bari baje kuba bagenda baganira. Ni umutoza rero w'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi wamaze kugenda agera hano mu gihugu cy'u Rwanda k'uyu munsi. Umutoza wari uteganyije ko azaza ku munsi wo kuwa gatanu, ariko akaba yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibiki yaje kuba agenda atangaza, byose nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku basore ikipe ya Rayon Sport iri kugenda yifuza. Magingo aya ngaya ikipe ya Rayon Sport ikaba ikwataje imbere mu gushaka kugarura umusore bita Kanamugire Roger. Ni mu gihe kandi n'umusore bita Faustin Usengimana Faustin nawe uri kugenda uvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ibye bigeze hehe? Byose turaza kuba tugenda tubibana. Yannick Mukunzi yongeye kuba agenda agaragara ahangaha ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove ari kuganira n'ikipe ya Rayon Sport. Se ibiganiro bigeze hehe? Nyaboneka ntujye kure, nibyo tugiye kugenda tubanamo. Ariko nyaboneka reka ngusabe nimba warakanze subscribe, nyaboneka wibuke gukora like, share, ubundi tujye tubanano gatanu kuri gatanu mu biganiro byacu biba bigiye bigezweho. Iyi ni Imena TV. Magingo aya ngaya ni ikipe ya Rayon Sport irangije imyitozo yayo ya nyuma itegura match bafitanye n'ikipe ya Al Hilal hano kuri stade Amahoro. Match itegerejwe n'abakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sport, match abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bategereje kureba uyu mutoza waje kunyagirwa n'ikipe ya APR kuri derby. Bavuga ati rero nyaboneka noneho reka tumusuzume kuri iyi match ya Al Hilal. Ni umutoza watangiye kuba agenda azana umwuka mubi muri dressing room, dore ko uyu mutoza ntabanye neza na Asimani. Ariko nanone abantu bakavuga bati impamvu ari kwivumbura kuri Asimani nuko umusore bita Fonganye yagarutse mu myitozo, none akaba yakoze imyitozo ari furu. Abandi bakavuga bati nubwo yaba yakoze imyitozo ari furu, ntago byemera yuko yazabanzamo cyane umukinnyi umaze amezi 11 adakina, guhita umuzana kuri match nk'iyi ngiyi ikomeye biragoye cyane. Ni ugiye umusore bita Abedi we rwose imyitozo yamaze kuba agenda yanga, dore ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwatangiye kureba uburyo ubwo ari bwo bwose n'inzira izo arizo zose bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Muri iyi kipe ya Rayon Sport rero harimo abagabo rwose bari kurakazwa n'ibiri kugenda bibera hano mu ikipe ya Rayon Sport, cyane ku bijyanye n'injyawuro ziri kugenda zivugwa ahangaha mu ikipe ya Rayon Sport, kuko urasanga ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport rwose signing buri kuba bugenda ukora zitari gushimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, aho benshi bariho bagenda bavuga ati ni ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ivugwamo umusore ifite umusore Ntarindwa Aimable, igashaka kuzana umusore bita Kanamugire Roger, igashaka kuzanamo umusore bita Yannick Mukunzi na Usengimana Faustin. Abakunzi bamwe cyangwa se mu bakurikirana hafi bakavuga bati ese iyi kipe rwose iri kugenda izana abakinnyi bari free agent
n'abanyamahanga umuba ifite, ibi bizagenda birangira gute? Kuko ikipe ya Rayon Sports ubona ko rwose ibibazo bigikomeje cyane, kuko yaba umutozo uri kugenda ashwanashwana n'abakinnyi hano mu ikipe ya Rayon Sports, ugakurikizaho n'undi mwuka mubi uri hano mu ikipe ya Rayon Sports. Abantu benshi bakavuga bati iyi kipe ya Rayon Sports rwose ntago bizagenda birangira neza. So magingo ngaya rero umutoza w'ikipe ya Rayon Sports Bruno Ferri akaba amaze kuba agenda aganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. Baganiriye ibiki ndetse ko bagerageje ko bagenda banamuhuza n'uyu musore bita Asmani Ndikumana. Asmani rero ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports ikaba baje ko bagenda bagirana ibiganiro bitewe nuko uyu musore ubwo uyu mugabo yari yaje kuba agenda amuhagarika. Icyo yamuzizaga rero yavugaga ko yamuhaye kosinye ntiyabyitaho, arangije ngo yikinira ibyiwe. Umusore rero ugenda ushinjwa akaba yaraje kuba agenda asabwa na perezida w'ikipe ya Rayon Sports Murenzi Abdallah, amusaba yuko yareka ibiri kugenda bivugwa ahubwo akasaba imbabazi umutoza akanandika. Ariko uyu musore akavuga ati ese nimba nta kosa nakoze ndandika iki? Akongera akavuga ati ese nimba nemera yuko nta kintu n'iki ngiki nishinja hano mu ikipe ya APRF ya Rayon Sports ndandika iki, saba iki? Kuko nimba umutoza yarapanze uko nakora nkabyubahiriza nkagenda nanatsinda igitego ahubwo cyari cyabuze, mbona ko ahubwo ndi uwo gushimirwa, nta mpamvu yo gusaba imbabazi rero uyu mutoza. So ubona ko harimo guhangana hagati y'umutoza w'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'umutoza ndetse n'uyu musore bita Asmani. Ariko nanone ukongera kwishimira igaruka ry'umusore bita Tambwe Gloire. Uyu Tambwe Gloire nyuma yaho match y'ikipe ya APRFC atari yaje kuba abasha kuba agenda ayikina, magingo ngaya uyu musore bita Tambwe Gloire yagarutse mu basore 11 ubona ko bazagenda bakina ahangaha mu ikipe ya Rayon Sports. So byumvikane yuko rero uyu musore nta gihindutse, araza ko bagenda akina hano mu ikipe ya Rayon Sports nkuko turi buze kuba tugenda tubigaruka, kuko imyitozo imaze kuba igenda iba. Uyu musore rwose akaba amaze kuba agenda yerekana yuko rwose azaba arimo kandi ari tayari hano gukina mu ikipe ya Rayon Sports. So nibyo ngibyo rero cyane cyane hano mu ikipe ya Rayon Sports. Nyaboneka reka ngushimire nimba ari wowe wakanze subscribe, ariko reka naragusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikanda tujye tubana 5 kuri 5.